ndagusenga mwami so kugira ngo mbwire abantu banyumve ahubwo ni wowe senga kugira ngo utwumve kuko nabo duhuje umutima ndi umunyantege nke iki kintu tugiye kwiga mwami nicyo cyonyine niryo rufunguzo niryo rembo rituma umuntu ava mu gice cyitwa igihugu cy'urupfu akinjira mu gihugu cy'ubugingo mwami akaba hano ku isi amaso ye akunze ibintu bitagaragarira amaso y'abandi mwami kwizera ibyo atabona bikamuhindukira amaso atuma abona ibitagaragara rero mwami ndagusaba ngo mwami uze kuma gusa nkaho buri muntu urimo ahangaha ari we mbwira ku giti cye wenyine nkaho ari we wenyine turi kumwe mu cyumba mwami hanyuma mwami umuhe kungukirwa ushidikanya umuhe kurekera gushidikanya ku kuri kwawe uwizera mwami akomezwe utizera mwami Imana ahumuke umuhe kwizera mwami mu izina rya Yesu Kristo nukora ibyo birabimagije bakoze amen bavandimwe rero nk'uko kuri groupe twahoze tubivugaho twavuze ko uyu munsi turi bwige ku kintu cyitwa kubyarwa bwa kabiri iyi nyigisho rero ndumva nayiteguye mu buryo bwa butatu ndashaka kuza ko tuza kwiga mu byiciro bitatu ubwo ni under 3 subheadings cyangwa imitwe y'amajambo itatu icya mbere iyo kubyarwa bwa kabiri icya kabiri icyo ni icya mbere kubyarwa bwa kabiri turareba n'iki bivuze iki kandi n'iki bitavuze icyo ni mu gice cya mbere igice cya kabiri turareba mu byanditswe byera ese koko iri jambo rirahari iki kintu kubyarwa bwa kabiri n'ayo magambo abiri ikoresha ivuga iki kintu gatatu turareba ese nabwirwa n'iki ko nabyarwa bwa kabiri bityo urareba tumaze kumenya icyo ari cyo turareba ese nabyarwa bwa kabiri mbere yuko umenye niba twibaza icyo kibazo urakumva ibyo tuvuze haruguru byose akumva we nta n'ubwo ibyo bintu abizi n'ishoboramahanga kuri we rero nagira ngo tuze ko Imana iza kudufasha tubyumve turaza wenda kugenda dutanga n'umwanya dusoza wowe wagira ikibazo ariko sinshaka ko mutegura gutegura ibibazo noneho ahubwo mwitegure kumva hanyuma turebe ko twakwiga ukuri umwamana abana natwe bavandimwe rero iyi ngingo yo kubyarwa bwa kabiri ni ingingo yagiye isigwa ibitaka byinshi ni ukuvuga urujijo biri mu bintu bikeya bitazwi kandi abantu bazi ko babizi ntuzatinya kumva umuntu akubwira ko ngo yabyarwa bwa kabiri kumaze ubyarwa bwa kabiri ryari akakubwira ngo agahita agusubiza ukimubaza ubyarwa bwa kabiri ryari akakubwira ati nabatijwe mu 2015 ubwo umutima we uhita wumva icyo avuga bakubwira ko kubyarwa bwa kabiri kuri we bivuze kuba turaza kureba turagenda tureba izo mpamvu icya kabiri ni inyigisho ikura mu biganza umuntu uburenganzira icya mbere uvuga ko yizeye iyi nyigisho imushyira ku nkeke niko nabyita yumubwira ati dore bikubwira ko wabyawe bwa kabiri ni ibi ngibi rero twebwe abantu ikiremwa muntu dukunda inyigisho umuntu aje akagusanga urimo wenda urugero akagusanga ufite ubwibone bwo guca ku kirahuri ukireba ugahindurikiza imisaya n'iburyo n'ibumoso n'ibituza akora ibirimo ni ikimenyetso cy'uko kamere yakubase yo guhumira agaciro udafite undi nawe akakubwira ati none se muvandimwe ibyo bintu wakoraga niba reka tuzabiganiraho ko abantu batabivugaho rimwe ninde muri bose wakumva kubangamiye rero kubera ko iyi nyigisho yo kubyarwa bwa kabiri idushyira kuri spotlight
iragukingira ikakubwira iti igenzura umenye neza uwo uri we. So turimo turayifata. So bavandimwe rero niyo mubwira ko niyo mpamvu ari ingenzi. Reka ariko sinshaka ko biba amagambo yanjye jyenyine. Ndashaka ko tureba mu Bagalatiya, ndashaka ko tureba mu byanditswe byera tutarajya mu Bagalatiya wenda kamere ku mwami w'abami Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi akamenyera abantu bafite unholy familiarity, akamenyero kari unholy, aho Kristo umuntu atinyuka kumuvuga atamushyize iyo prefix, iryo jambo ribanza kari umwami. Urabyumva? Nyine uzumva trend iri muri societe ijya affectinga n'uburyo abantu bakira umwami. Paul ntabwo ajya avuga Kristo atongeyeho ko ari umwami. Oya, ibyo bivuze iki? Ibyo byerekana nyine mood ihari. Ubu ngubu nyine turi mu gihe cyo kwigomeka ku butware, sibyo se? Human rights rimwe hari igihe bafite rezo, ariko ugasanga abantu barabi extendinga bakabikura kwigobota ngo yiza babayoboye nabo bakandamije, bagasa n'abashaka no kubyapplyinga ku Mana. So niyo mpamvu ndimo mvuga ngo dukwiye kujya twumva icyo kintu. Umuntu akubwira ngo imbata y'umwami wacu Yesu Kristo, ayo magambo atwita ibintu byinshi cyane, bihita bikwereka disposition, imitekerereze n'imyeme yari ihari icyo gihe. Bibiliya ajya kuvuga abantu b'Imana ikavuga ngo God fearing man, ngo yatinyaga Imana. Ariko uyu munsi kenshi na kenshi bavuze ngo God fearing wumva ngo ni tyranny, no gukandamizwa, ngo kwerekana Imana y'inyagitugu. Bikwereka nyine ikiriho gutembera muri iyo minsi mu mitwe y'abantu. Rero niyo mpamvu ibyo bintu bitinze mvuga ko nyine umwami wacu turareba bwa mbere. Nanjye mo nshaka gushyiraho fondasiyo yerekana ukuntu iki kintu kubyarwa bwa kabiri dukwiye kubanza gukangurwa, tukumva ukuntu ari ikintu gikomeye. Umwigisha wakwigishije akaba atarakigusobanurira ngo ucyumve, uraza kubipimira ku byo turi bwigurira ko biri mu byanditswe byera, utangire gushyiraho akabazo. Hanyuma reka tubanze turebe impamvu ibyo bintu biri ngombwa, niyo mpamvu ushaka kubitindaho. Icya mbere, umwami w'abantu, turebe mu kanwa k'umwami w'abantu Yesu Kristo. Umwami wacu akaba n'umukiza wacu, aricyo kimuha agaciro. Hari agasene nigeze kuvuga mu nambisubiramo ngo avuga ukuntu ngo you are my Lord because you have no need of my goodness, ngo uri umwami wanjye kuko udakeneye ubwiza bwanjye. Amagambo aba aremereye cyane, no kuvuga ngo ubwo Imana imagakiza nagakoreye biri uburenganzira bw'uko mbumusha wayo, naho ukizanye byaba ari abafatanyabikorwa. Naba nyiha ibintu arizo mbaraga zanjye no guhitamo kwanjye no kwitwararika kwanjye, nayo ikansubiza ijuru. Icyo gihe ntabwo yaba iri databuja, sinaba ndi umucakara. Oya, umucakara ni umuntu batwara nta kintu na kimwe yishyuza, bihaye uburenganzira bwo kumujyana, ngo ngiye isano y'umuntu n'Imana. Rero rero mubwira umwami w'abami ukuntu yaravuze ngo muri Yohana igice cya 3 Nikodemo yaje kumubaza, aramubaza ati se mwigisha mwiza. Kristo aramubwira ati, atangira kumwinjiza mu cyo yari azi ko akeneye. Aramubwira ati, ndakubwira kuri yuko Yohana 3:3 yuko umuntu utabyawe bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Urabyumva bavandimwe? Ni ukuvuga ngo nashaka kwerekana ukuntu ibintu biri serious, ku buryo umwami w'abami mu kanwa ke yavuze ngo umuntu ibyo bintu bidakorewe ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Tumwitone ntashobora kuzajya mu ijuru, icyo ni kimwe, ariko no kugira amaso ubushobozi bwo kubona ubwami bw'Imana akiri hano ku isi nabyo ntibishoboka. Mu Cyongereza ariko bavuga ngo umuntu utabyawe bwa kabiri, he cannot see the kingdom of God. He has no ability to see the kingdom of God. Nuvuga ngo kubyara bwa kabiri biriya byose biri mu migisha yose mu buryo bw'umwuka. Kuba adopted, kwezwa, gutsindishirizwa, kubabarirwa, ibyo ni ibintu bitandukanye. Gutsindishirizwa no kubabarirwa biratandukanye. Ntabwo umuntu ashobora kubibona, murabyumva, atabyawe bwa kabiri. Icyo kintu mwumva ukuntu gikomeye. Ariko si Kristo wenyine. Dutambitse tugakomeza tukajya noneho umuntu umwe aze yasize, dusanga Paul avuga mu Bagalatiya amaze gusobanura ibintu byinshi, aravuga ngo
ngo gukebwa ntacyo bimaze no kudakebwa ntacyo bimaze, ngo igifite icyo kimaze ni ukugirwa icyaremwe gishya. Reka wumve uko avuga mu gice cya 6 arimo sozo cy'Abagalatiya umurongo wa 15 yaravuze ngo kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gishya. Same tone, same language, nyine ijwi rimwe, icyerekezo kimwe cy'ibyigishwa kuva muri Kristo mu kanwa ke, kuva mu kanwa k'intumwa, ngo umuntu atagizwe icyaremwe gishya, umuntu atabyawe ubwa kabiri, ngo ntabwo yabona ubwami bw'Imana. Ariko si icyo cyonyine ngo nta n'icyo bivuze, ibindi byose nta mumaro bifite, ni zero. Kubatizwa, kwiyiriza, gusenga, reka mbabwire n'ikindi, kwizera, abantu bita kwizera, narimo mvuga nashaka kwerekana gushyiraho fondasiyo, ukuntu nyine ibi bintu atari ibitekerezo by'umuntu ku giti cye ngo noneho ngo wumve ngo nabyo n'indi yigisha umuntu yakongera kuzinda zoya. Ni issue of life and death, niho ubuzima bushingiye cyangwa urupfu, urabyumva. Ariko si icyo cyonyine, ikintu nshaka kubereka, ndashaka kubereka ukuntu kugirwa icyaremwe gishya nanone ari ibintu bifite agaciro karemereye, ku buryo bene uwo muntu wakigizwe, murabyumva bavandimwe. Bibiliya umva ukuntu imwita, iravuga dusubiye muri Yohana kiriya gice cya 3 hari ijambo rikomeye tuza kugarukaho. Ubu mwibuke turacyari kuri cya gice kivuga ngo ese ibi bintu ubundi biri muri Bibiliya, ese ubundi bifite uburemere ko ndeba twabigize intambara. Yego bifite uburemere. Kubera iki? Uko Bibiliya yivugiye ko utabyawe bwa kabiri nta n'ikintu ubwami bw'Imana yabasha kumenya. Ariko si icyo cyonyine, icya kabiri tubonye ko ntacyo bivuze ibindi byose usibye kubyara bwa kabiri. Ariko hano mu gice cya 3 umurongo wa 6 muri Yohana haravuga ngo, reka mwumve ukuntu Bibiliya ivuga ku muntu wabyawe bwa kabiri biba bimubayeho. Haravuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Urabyumva? Niyo uvuga ngo iyo umuntu abyawe n'umwuka, iyo umuntu abyawe bwa kabiri ahita ahindura adresse akava mu banyamubiri. Paul yabyanditseho mu Bakorinto ba mbere ngo ese ngo mubayeho mubiri, ngo ubwo mufite amashyari muri mwebwe mubaye nk'abantu basanzwe. Nyine Bibiliya igaragaza ko iyo umuntu akiri muri kategori y'uko yavutse umuntu buntu, nyine uko twaje mu isi twese, no kugirwa impuhwe. Uwe usibye no kuba ari umwanzi w'Imana, umujinya w'Imana ukimuriho, ariko se nibyo byonyine n'ibintu by'umwuka abatanabasha kubireba, akaba nta mugabane afite ku Mana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko hakenerwa kubyarwa ubwa kabiri. Bavandimwe rero ndagira ngo tumaze kumva ibyo rero ukuntu ibyo bintu byihutirwa, ndashaka turebe kubyarwa ubwa kabiri ubundi ni iki. Ndakoresha amagambo ariko ndaza kugenda nerekana imirongo iza kudufasha kumva ibyo bintu ibyo ari byo. Numva ndashaka guhera ku cyo kubyarwa ubwa kabiri bitari cyo, nanga n'impamvu. Icya mbere, kubyarwa ubwa kabiri si ukubatizwa. Impamvu ya mbere tutarava hano muri Yohana 3, impamvu ya mbere nuko birivuga ngo utabyawe ubwa kabiri ni wareba ubwami bw'Imana. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umuntu wese wagiye mu bwami bw'Imana yabyawe ubwa kabiri, si byo se? Ibyo ni ukuri, kuko kugira ngo ubone ubwami bw'Imana bisaba kubyara ubwa kabiri. Icyo nshaka kuvuga aha, wenda kandi mbishyicaho umurongo, nuko birivuga ko mu Baroma 3:29 Imana ubwo ari imwe ikiza abantu kimwe. Mu banga bizera bose, abantu bose bagiye mu ijuru guhera muri Edeni kugera uyu munsi, inzira bazajyamo mu ijuru ni imwe, kubera ko Imana ari imwe. Icyo tukestablishinga nawe, imwe mu nzira abantu bajyana mu ijuru nuko baba babyawe ubwa kabiri. None hari abantu tuzi babayeho n'umubatizo utarabaho. Abeli, intwari zose zo kwizera mu gice cya 11 zabayeho, ndavuga zose izanditse amazina yazo, kubatizwa bitarabaho. Abeli, Henoke, Nowa, Aburahamu, Yakobo, Isaka, indaya Rahabu, Dawidi, bose ba Samusoni.
bivuze iki? Kubatizwa, umuhango wo kubatizwa wari utaraza, utangira n'ejo bundi na Yohana uyo kujya mu mazi menshi, kandi birivuga ko babonye ubwami bw'Imana. Bisobanuye iki rero? Iragaragaza ko ni ikimenyetso cya mbere cy'uko kubyarwa ubwa kabiri atari ukubatizwa. Ariko si icyo gusa, dufate igisambo ku musaraba. Igisambo ku musaraba, mwibuke turi ku ngingo ivuga ngo kubyarwa ubwa kabiri si ukubatizwa. Murakibuka cyabwiye umwami Kristo mu kanya cyari kirimo kimutuka, mu kanya gitangiye kumwakira nk'umwami. Ibyo bifite ibindi byinshi bibihatse, ariko noneho ahita akibwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso. Umwami w'abami abwiye igisambo kiri ku musaraba kitari buhave ngo kijye mu mazi, kuko imisumari bamaze kuyitera, kiri bupfe mu kanya, ngo Yesu mu kanwa ke, uyu munsi turabana ubwami bw'Imana. Kandi ubwo se arivuguruje ko yabwiye Nikodemu ngo ntabwo wabona ubwami bw'Imana utabyaho ubwa kabiri. Ntabwo yivuguruje, ahubwo icyo kuko uvuze ngo yarivuguruje aho waba uvuze ngo hari igisambo yajyanye mu ijoro kitabyaho ubwa kabiri. Bityo rero bya bindi yavuze ntabwo byatoranywa ku bantu bose. Bityo rero ahindagura amagambo. Bityo rero mwambaye kuba Kristo, kuko ntiyaba umukiza wacu aramutse ari umuntu wese. Kimwe mu gituma Kristo aba umukiza wacu nuko nta cyaha cyamubonetse mu kanwa ke, nta kinyoma yigeze avuga cyangwa avuge yibeshye cyangwa yikosorera. So ubwo rero aho ngaho icya mbere kubatizwa si ukubyara ubwa kabiri. Urabatizwa rwose, ukabatizwa uri umunyabyaha ukavamo umunyabyaha watose. Icyo tugishyire ku ruhande. Icya kabiri abantu bajya bibeshyaho, bibwira ko kwatura ugasubiramo amagambo bivuze ko noneho wabyaha ubwa kabiri. Nyine mwami Yesu, mwami Yesu, ndakwakiriye, unyize unyandukire mu gitabo cy'ubugingo kiri mu gitabo cye. Imana nyine bayigize wa mwana mutoya uhora yandikisha ikaramu y'igiti kugira ngo abone uko asiba, ariko ugasuzugura ukava mu kutamenya Imana. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya nta hantu namwe bivuga ngo umuntu bajya yaba intumwa zose, yaba Kristo, nta muntu abwira ngo subiramo aya magambo ngo mwami Yesu, mwami Yesu, nyandukura mu gitabo. No. Ndetse reka wenda nongereho njyagure mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 abantu bajya babeshya bavuga ngo biragaragara ngo niba tuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera n'umutima wawe ko ngo uzakizwa, bakavuga ngo ubwo bivuze ko ari ukwatura by'aya magambo. Ariko se muri Matayo 7 Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo bazaza bavuga ngo mwami mwami, so bazaraga ubwami bw'Imana, ngo mumve imbere mujye kurimbuka. Sibyo se? None se ubwo nibatuye, niba tuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe, okay? Ubwo ni Baroma 10:9. Nujya muri Matayo 7 bavuga ngo abantu bazaza imbere ye bavuga ngo mwami mwami. Urabibona? Twagize dutya mwami mwami, nibazaba batura se ko Yesu ari umwami n'akanwa kawe. None se kuki bizasoza abohereje kuzimu niba kwatura pase, kwatura just n'umuntu ari byo biri abantu babeshya abandi, bivuze ko uwo muntu aba yakijijwe? Yarayivugiye ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. So aho rero biravuga iki? Biravuga ko nyine reka tubisobanure tubyumve, kuko umuntu arimo aratura Kristo akambwira ngo genda urimbuke. Rero ntabwo kwatura aya magambo ari byo bihereza umuntu ubugingo buhoraho, ari byo bibyara umuntu. Wibuke uyu muntu ikisabwa kugira ngo abone ubugingo buhoraho ni uko ari we yabyawe ubwa kabiri. None niba biragaragara ko umuntu urimo kwatura, niba wibeshya ko kubyara ubwa kabiri ari ukwatura, Kristo akavuga ngo kikuzimu. Kwizera, reka mbabaze bavandimwe, ni muzi ko n'abadayimoni bizera? Barizera. Ushobora kuvuga uti bizera ibintu by'amafuti. Yakobo yaravuze muri 2 ngo abadayimoni nayo bizeye ngo wemera ko Imana ari imwe, ngo n'abadayimoni barabyizera ibyo. Ngo ndetse si icyo gusa, bagahinda umushyitsi. Se ndahura n'umuntu mu materaniro muri iki gihe se kari arrogance, nyine abantu baza bashashagirana bayaga mu materaniro, nta gitinyiro, mbese ibintu byose byabaye twagiye. Ariko arimo navuga ngo abadayimoni bo murabyumva bavandimwe, bahinda n'umushyitsi kuri iyo ngingo ivuga ngo Imana ni imwe. Mutekereze,
niba ari reverence twavuga ngo reverence gutinya kumva uburemere mu mitima yabo y'icyo kintu baturusha twebwe abantu kubyumva none se babyawe ubwa kabiri igisubizo ni oya kubyara ubwa kabiri ntabwo ari ibyo byose nababwiye haruguru reka rero dukomeze ntabwo nshaka rero gutindaho hari byinshi twavuga abantu bitwaza ngo kwatura hari ibyo bavuga muri byinshi ngo kwatura ibyaha byawe ngo umwuka we ntabwo ari byo ntabwo ari byo none se nimubizi ko Esawu mukuru wa Yakobo yaje abogoza amarira mu Baheburayo 12 ashaka ngo yongere yihane bikanga mbese murashaka kuvuga ko umuntu yabyara ubwa kabiri akongera akasubira inyuma ntibishoboka kubyara ubwa kabiri rero si ibyo rero reka noneho nge positive ndebe kubyara ubwa kabiri ni iki Bibiliya ifite ukuri tubwira ariko ndaza kubisobanura kurushaho kuko ndababwiza ukuri ko hano nimukurikira neza uraza gusanga hari ibintu byinshi wibwiraga kuzi ubizi muri rusange mukavuye kumwe muri je bitwaye tubitekereza kumbe hari ibintu byinshi utasobanukiwe ariko Imana ize kudufasha nkuko nanjye yamfashije tubyumve ahari yangiye muvanga abigisha bagiye bakiya twayumva kandi usanga yarabyigishaga cyangwa akabitekereza bitari byo agira umwanya wo kwihana reka mbereke Bibiliya ivuga iti iravuga umutega amatwi mwumve ndashaka kuvuga nk'30 nshaka kwerekana icyo kubyara ubwa kabiri ari cyo nindangiza ndaza kujya ku rundi ruhande nitujya mu gitabo cya Tito ubwo ni urwandiko Paulo yandikiye Tito ahari n'akantu ushaka kongeraho hano kuri urwandiko nsobanura murebe urwo rwandiko rutangira nagira ngo murebe muri Bibiliya zanyu haravuga ngo Paulo imbata y'Imana n'umwa Yesu Kristo mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri buhuje no kubaha Imana nyine ngiye kuzabona ndakwandikiye umurongo wa 4 ndakwandikiye Tito urabyumva avandimwe ndakwandikiye Tito urumva urwandiko arimo arandika arwerekeza kuri Tito kare we yandikiye ariko nitujyamo imbere uraza kujya usanga ahindura audience nko kuvuga ngo urwandiko rwandikiwe umwe rurimo rurareba abantu bose bitorera nibyo Kristo yavuga ibintu babwira ndabibwira n'abandi bose icyo nshaka kuvuga rero nuko nitugera hano muri Tito igice cya 3 nagira ngo murebe ku murongo wa 5 w'igice cya 3 ngo kuko natwe kera twarabapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe duhora tugira igomwa n'ishyari turabo kwanga urunuka ndetse twangana mwumva uko birivuga noneho umva uko avuga umurongo wa 4 nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza byagenze bite rero itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha umva uko yabigenje kuhagirwa urumva kubyarwa kabiri ni ukuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya mu byumve bavandimwe n'umwuka wera ngo yaraje kubw'ubuntu bw'Imana itashingiye ku mirimo yacu iratwuhagira ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera no guhindurwa bashya n'umwuka wera sibyo reka turebe ubyumvishe urumva kubyara ubwa kabiri iyo umwana avutse aba ari ikiremwa gishyashya cyinjiye mu isi mutega amatwi mbabwire icyo mvuze ndavuze ngo aba ari ikiremwa gishyashya cyinjiye mu isi ntabwo ari ikiremwa gishyashya kibayeho oya havuka wari usanzwe ariho ahubwo kuvuka kwe ni igikorwa cye cya introduction to the world ni ukuboneka mu isi kuri we ariko kwa kundi kuza mu isi kwe siko kumuha ubuzima abusangamo kubyara ubwa kabiri rero ni iki Bibiliya biragaragaza ko bikorwa n'Imana ariko ikabikora ari byo guhindurwa bashya n'umwuka wera uvuga ngo umwuka wera niwe uza ku muntu ukamuhindura mushya bavandimwe ndagira ngo ikintu hari ukuntu kiba vege umuntu akaba yatekereza ko bivuze ngo guhindurwa mushya nuko baba barakujyanye iwawa
noneho ukajya unywa ibimogi wagaruka kugira ngo wirinde kuzongera gusubira iwawa ukirinda ibibi ukiteza imbere ugashaka ukabyara ukahahira umuryango wawe. Si ibyo ndimo mvuga. Sinimo mvuga ngo wagiye kwa muganga bakubwira ibibi by'itaburanzorereka. Si ibyo ndimo kuvuga. Sinimo kuvuga ngo umuntu ari ikirumbo ari indaya mu muhanda arangije arahinduka kubera wenda bamwigishije bamubwira ngo amahoro aba muri Yesu, arahinduka kugira ngo abone ya mahoro. Ubwo si ukubyara ubwa kabiri. Kubyara ubwa kabiri ni ibintu bikorerwa ku muntu. Urumva ni ukubyarwa nk'uko tubyarwa na mbere, bigakorwa na Mwuka Wera. Iki kintu reka gisubiremo, ntabwo tubyarwa ubwa kabiri n'ijambo ry'Imana, mubyumve. Ahubwo ijambo ry'Imana ni igikoresho Imana ikoresha tubyara ubwa kabiri. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Reka mbibasomere mu byumve. Nitureba muri Petero wa mbere igice cya 23 bagera mu mwumve, haravuga ngo reka tusome mwumve ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mani yakuraho video, mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ko kubyarwa mubiheshejwe, mbese ijambo ry'Imana urigereranye na za gloves umuganga yambaye yagiye gukura umwana mu nda ya nyina. Mu gutega amatwi mwumva icyo kintu, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni igikoresho Imana ikoresha igihe turimo tuvuka ubwa kabiri. Ariko ubu buzima bushyashya, uko guhindurwa bashya mu mutima, murabyumva, bikorwa ex nihilo. Ni ukuvuga ngo out of nothing, nta kintu na kimwe ari njye, ari umwigisha njye wabikoreweho, uwanyigishije, ndetse n'abakora amasengesho y'urudaca, nta kintu na kimwe bimara. Ijambo ry'Imana riraza kugira umumaro nimara kugira ubuzima bubasha no kuryumva, ubuye buzima bwo mu mwuka. Kubyara ubwa kabiri rero ni uguhindurwa mushya. Bibiri ikoresha amagambo abari muri Kristo babaye byaremwe bishya, bikavuga ngo guhindurwa mushya mu mwuka w'ubwenge bwacu, ikabyita kubyarwa ubwa kabiri, ikabyitwa kuzurwa. Abefeso 2 ni amagambo abikura mu biganza by'umuntu. Ni uvuga ngo kuzurwa, ninde se wakwizura? Bibaho. Urumva amagambo bwaberaga ko harundo bikorerwaho. Kubyarwa ubwa kabiri, ninde se wakwibyara? Kugira icyaremwe gishya. None se ko ngende nabandi icyaremwe gishaje, nakwigira icyaremwe gishya gute? Bavarimo nagira ngo mukurikire ibi bintu mu byumve, kuko bifite icyo bivuze kinini cyane. Ni ukuvuga, reka mbabwire icyo ari cyo rero. Kubyara ubwa kabiri nanone tumaze kubona ko atari n'ijambo ry'Imana ritubyara, ahubwo ni Imana itubyara, ni Mwuka Wera, ubwo ni umwe mu bapersona bagize ubutatu butagatifu, ariko abikoresheje ijambo ry'Imana. Ariko we icyo ari bukore, ijambo ry'Imana icyo riza gukora, mu Baroma 10 haravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Iri jambo riraza kuba icyo umutima wazutse undi wabyawe bwa kabiri uza kwiringira no kwakira umutima wanyu. Ariko ugipfuye ibyo ni wabasha kubyumva. Kubyara bwa kabiri rero ni cya kindi gikorwa hanze yuko ufite ubuzima bwabasha no kwemera rya jambo. Ariko ikindi nshaka kwerekana ni ukwerekana ese nature yabyo ubundi bimeze bite. Ese kubyara bwa kabiri ubundi ni kamere nshya kiza mu muntu, bityo umuntu akaba afite kamere ebyiri. Abantu bamwe bakoresha iryo jambo, ariko iryo jambo riri misleading, nyine rifite ukuntu riyobye. Kuko ntabwo kubyara ubwa kabiri byongera ikintu gishya. Ntabwo umuntu iyo abyawe ubwa kabiri aba agize roho ebyiri, soul. Oya, nta nubwo soul ye iba ibyibushye kurusha yari irimo. Ndajya iki kintu mu cyumve. Wa muntu undi Bibiliya yita umutima nama, ahandi tuvuga ngo yapfuye ahagaze. Rega babivuga muri Timoteyo 1:5 ngo abapfuye ahagaze, ngo babaye ibiti biha ubusambanyi, ngo batangije n'ubuzima buva ku Mana. Rero mu Befeso 4 nuvuga ngo iyo umuntu wese wavutse mu isi ameze atyo, avuka ameze atyo. Mbabwira uko avuka ameze, ari nako twavutse. Ngo nicyo gituma muvuga ibi nkabihamya umwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Umva rero ko bari bameze, bakurikira bitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, ubujiji buri muri bo, kunagirwa kw'imitima yabo.
byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi gukora iby'isoni nke byose bifatanyije no kwifuza. Ni ukuvuga ngo Paul arimo aravuga Mwuka Wera mu kanwa ka Paul, ibi bintu mujye mubyumva, si ibitekerezo bya Paul, ni Imana ubwayo bivuga mu kanwa ka Paul. Iravuga ngo iyo umuntu atarizera ngo abatandukanywe n'ubugingo buva ku Mana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko abapfuye mu mwuka, kuko nyine abatandukanyijwe n'ubugingo buva ku Mana. Okay? Kubyarwa ubwa kabiri rero ni ukugarura ubugingo ngo buze muri wowe, ujye noneho wabasha guhumuka urebe ubwami bw'Imana. Nawe hano rero ndashaka mwumve, ndashaka kubereka ko nanone si roho ya kabiri yinjira muri Kagabo. Oya, si no kuvuga ngo noneho ni ubumenyi bwiyongereyeho. Oya, ari byo Satani yaba yarabyaye ubwa kabiri. Mutekereza ko se muri twe harusha Satani amakuru ku Mana? Ntibishoboka. Ariko ni iki bisobanuye iki, bikorwa bite? Ndashaka kubaha urugero rumwe ruba mu bami ba kabiri, ndagira ngo mujye mwirebere byanditswe namwe, gerageza kutwereka uko bigenda iyo umuntu mu munsi yabyaye ubwa kabiri biba byamukozweho. Urabyumva bavandimwe? Iyo tuvuga ngo guhindurwa mushya mu mwuka w'ubwenge bwawe, iyo tuvuga ngo guhumurwa, kubasha kureba iby'ubwami, ni ibiki biba byabaye. Ndashaka murebe mu bami wa kabiri, abafite Bibiliya tujyane igice cya 6. Hariho inkuru igaragaza, ariko si niyo ndakoresha urwo rugero, nze gukoresha n'urundi mu byumve, uku guhabwa amaso y'umwuka ukabasha kubona ibyo mu isi y'umwuka gusa kubera ko ari iby'umwuka, utarindiriye ko bakubwira Imana ngo izakuzamura, ugakunda Kristo, ugakunda ibyo gukizwa n'ibyo kujya mu ijuru n'ibyo kugaruka kwa Kristo n'ibyo kuragera ku isi, utabikundiye inyungu uzakuramo, ubikundiye ubwiza bwabyo gusa. Reka mbaho urugero bavandimwe, reka mbaho nk'urugero rusanzwe. Iyo umuntu arebye ikirabyo akavuga ati mbega dekorasiyo nziza, biriya bintu ikiba kimusunitse si inyungu akura kuri biriya birabyo kuko ntagiye kubirya ngo ahage, ahubwo nyine imimerere ye imeze ni nk'imbwa yeretse inyama. Ibonye inyama ni uguhita itabitekerejeho gutangira guta inkondo kubera imimerere yayo. Ibonye inyama, ya mimerere yayo irakanguka bikayirenga. Okay? Now kugira ngo umuntu ajye muri iyo state, urabona irambwa kubera imimerere yayo, no kugira ngo umuntu ajye mu mimerere imusohora muri rero gutandukanywa n'Imana, kuba warihaye ubusambanyi uri nk'igiti, waravutse ku bwa kamere uri umwanzi w'Imana, noneho ubwo Imana wayitekereza ukabona ko iteye amabengeza. Nibyo Abaroma bavuga 3:23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ikibazo cya muntu ni ukudakomprehendinga the beauty of God, kutashyikira ubwiza, nuvuga ngo kutabona amabengeza Imana ifite. Nicyo birivuga dukizwa, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ntibabasha kuyakira nk'Imana koko ngo bayitekereze nk'iteye amabengeza, nk'ikwiriye kumera nk'abapuritani ukuntu bajyaga bavuga Imana y'ibyo bintu yabiterega mu mutima, ntitube tubivuga gusa. ngo abapuritani baravuga ngo ibintu namenye kuri Kristo n'Imana, uburyo nayisobanukiwe muri Kristo, n'uburyo nagobotoye ku ngoyi yo kubaho nk'inka, niyo narimbuka ku mwishu nta kintu nahombye. Ariko murumva baba bavuga neza nka Paul ngo niba bikenewe ko ababene data babona ububwiru navumbuye kubera kuzurwa ku byaro bwa kabiri, njye bikasa kurimbuka ndeke ndimbuke. Naho uburokore ni ikintu cy'imari, ni ikintu umuntu abona akavuga ati ugasanga ari rwarwana nuko ngo udakoma rutendere ngo akaba yaduta kuri ibyo bintu kubera ko nyine ataminutse ngo avumbe uko kuri nyine yinjire muri icyo cyumba umwami amuhumure. Reka rero murebe hano igice cya 6 cy'abami ba kabiri, cy'ingoma za kabiri, abami ba kabiri, haravuga ni inkuru ya Elisa n'abahanuzi yigishaga. Yaravuga ngo ahera ko yohereza reka mbere ku murongo wa 16, reka mbahe wenda background kugira noneho mbabwire icyo nshaka kuvuga. Elisa yari afite abantu yigisha nyine bamwigiraho ku birenge. Noneho igihe kiza kugera
kubera ko ari we wajya kuvuga amabanga y'abateraga ubwami bw'iwabo, Imana yabimweretse akabibwira umwami w'Abisirayeli w'iwabo, noneho uwo mwami akaba yamenye ibyuza kumuteraho aza guca, bagaba igitero abandi kugira ngo bamwice ko ari we wamenera amabanga akatuma batsindwa. Noneho umuja we agira ubwoba abonye bagabye igitero, numva yarabibonye mwumve. Abami ba 2:6 aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Okay, reka mbere inyuma 14:5 amaze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi. Urabyumva vandimwe, arabona nyine arabibona, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigoso umudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Umuntu w'Imana aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe nabo ni benshi kuruta bari kumwe nabo. Urumva hari amaso Elisa afite atuma abona ibyo wamuja watarimo kubona, kandi nawe amaso yareba. 17 nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare y'umuriro bigose Elisa. Nukuvuga mwumva bavandimwe, bombi bafite amaso barareba, ari fiziko, ariko barimo barareba ibintu bitandukanye. Ku buryo tugeze hano rero ku murongo Elisa araseze kuri 17, noneho abigenda ati Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore areba ibyo Elisa yabonaga. Dore rero kubyara bwa kabiri nuko bimeze, guhindurwa mushya mu mwuka w'ubwenge bwacu, gufunguka amaso tukabasha kubona iby'umwuka. Murabyumva bavandimwe, niyo mpamvu Bibiliya yita Kristo ngo yari umucyo w'isi, ngo ariko abantu bakunda umwijima. Kubera iki? Yaje kugira ngo ahumure abantu basobanukirwe uburyo amategeko ari ay'umwuka, basobanukirwe uburyo icyaha cya Adamu cyadushyize mu bubata, cyadushyize mu kintu Bibiliya yita ngo baba mu gicucu cy'urupfu, ngo baba mu gihugu cy'urupfu, ngo umwijima. Noneho atwereke, aduhumure, tubashe gusobanukirwa uku kuri, tubone ko Kristo ari we waje kugira ngo aka kaga k'isi yinjiyemo kazakurweho n'uko umuntu amuhungiyemo akamwiringira, akaba ari we nk'ujya ya Nowa, akaba ari rwa rutare Imana yahishagamo Mose kugira ngo iceho, kuko yicaho yari gupfa ko yari umunyabyaha. Bavandimwe rero, kubyara ubwa kabiri nguko uko biri, ni aya maso Imana ihereza umuntu, murabyumva, Mwuka Wera ari ubikoze mu persona wa gatatu mu butatu butagatifu, akabasha kubona iyi si. Nibyo Bibiliya ikunda gukoresha aya magambo muri Rwanda rwa mbere rwa Yohana 5:20, ngo yaraje aduha ubwenge kugira ngo tumenye ukuri kandi tuyumure ukuri. Kristo arimo avuga ngo kugira ngo aduhe ubwenge, ibaze kugira ngo bikenerwe ko duhabwa ubwenge. 5:20, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ukuri kandi turi muri ukuri. Yaraje bisaba ko abanza kuduha ubwenge. Kubera iki? Kubera ko twarinjije, turi impumyi ubwubata bw'icyaha. Abo ariko mvuga ni abazutse by'ukuri, ni abazutse babona neza nyine ko n'ubundi byahindutse, bafitemo akadoze k'ubuturage nyuma y'uko bamaze gukizwa, ubuturage kuri standard z'isi. Rero bavandimwe, ubwo nicyo twarebaga kubyara bwa kabiri ni iki. Rero nicyo bitari cyo twakivuze. Rero bavandimwe, igikurikiraho, ubu buntu yo bungezeho ni iki kimbwiraho? Nimwe murabyumva koko nabyawe bwa kabiri. Bibiliya igaragaza ibintu bitandukanye, ariko bimwe muri byo byanditswe twagiye dusoma, bimwe muri byo ni uko umuntu ahita muri we hinjiramo kamere ebyiri, apana kamere ebyiri, ahubwo hinjiramo imimerere ibiri ibusanye ushaka gukora atari icyo ukora. Ni uvuga ngo uyu muntu umutima we uhita aho kugira ngo ni uvuga ngo uboneke amahoro, urugero rwiza. Murabona ingurube nijya ireba hejuru, murabyumva?
nari maze kubabwira ko tubitekereze dutya, ingurube ku ubuzima bwayo iba ireba hasi, si byose ishaka nyine ibyirya niko imeze. Rero tekereza umuntu w'isi utarakizwa ubundi, nk'uko Paul yabivuze mu Filipi 3 ngo umutima Imana yabo ninda bahoza umutima ku by'isi, umutima uhora ku by'isi. Noneho iyo umuntu abyaye ubwa kabiri, murabyumva bavandimwe, uwo muntu umutima we none uhora ku by'ijuru. Ni ukuvuga ngo uko bigenda ahita muri we hazamo a new principle cyangwa se disposition cyangwa se imimerere ituma ikintu kimubera cyiza gifite uburemere, nuko yabaho nta cyana kimwe agira, atari ukugira ngo adahomba akazi ngo yirinde ruswa kubera akazi, oya, kubera ko yumva aribyo bifite agaciro, aribyo bisa na Kristo, aribyo Bibiliya ivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Murabyumva. Bene ubu rero uwo yabyaho ubwa kabiri, Bibiliya igaragaza ko ngo iyo ubwo buntu butashye umuntu hari ibintu bitatu bimugaragaraho, ari we abanza kwimenyera rwose akaba bizi atijijisha. Rero bavandimwe ntimugatinye kuvumbura. Hari abantu batinya ko bavumbura ko mukuri ari amakuru bafite batigeze babyara ubwa kabiri, barabitinya. Ariko ya kambabwire ntukabitinya, kuko wibuke ko uyu munsi, niba uyu munsi ushobora kubyumva ukazuka ukabimenya, cyangwa utaranazutse wibeshya wumva ari amakuru, ni amahirwe kuri wowe, kubera ko igihe cyo kujijwa Imana yarakirengagije. Ntabwo umuntu kwigisha ukumva ubaye troubled, ukumva utangiye kugira ibibazo ku byo wizera, ntabwo umuntu ari we mubi kuri wowe, oya bavandimwe, ahubwo ni we mwiza, kuko buri gihe abagusunikira ahantu havuga ngo wikwishuka. Ejo nahoze nsoma mu gitabo cya Alain Joseph avuga ngo biratandukanye gushuka abantu no kwishuka. Murabyumva bavandimwe, nta mumaro uri mu kuba njyewe nawe n'abandi bose twakwapuruva ngo wowe ngura umuntu wahamagawe birthday yawe yagira twese twagupostinga ngo ni igitangaza, ngo nahamye imirimo Imana yakoze muri wowe, kandi niba uri umukobwa uza wisize ibintu by'imituku umeze nk'agakoko n'akanyana kakubise umutwe mu mata, niba uri umuhungu uri aho wambaye ubucupa n'ubuntu bwose nyine, ku buryo ba bandi bose batarapudetinga amakuru we wamenye. Murabyumva bavandimwe, bataremera ijambo ngo gukizwa ntabwo ijuru rikorerwa, wowe nabo musa, kandi ari inshuti zawe mukiri kumwe, inzozi ari zimwe, kwifuza ari kumwe, ukavuga ngo wabyawe bwa kabiri utese. Rero bavandimwe, icyo nshaka kugaragaza ni uko niba umuntu ibi bintu Bibiliya yaraduhishuriye twereka ukuri, iratubwira iti ese umuntu abwirwa n'iki ko yabyawe bwa kabiri? Umuntu abwirwa n'iki ko yakiriye ubu buntu, ko ubu buntu iyo buza ku muntu, murabyumva bavandimwe, uwo muntu ni ibiki? Ubwo buntu muri iyo package hazamo iki? Hejuru yo kuba akizwa ku bw'ubuntu bw'Imana nta ruhare bigizemo, harimo n'iki kintu cyo kubyara ubwa kabiri. Bigenda bite? Bibiliya igaragaza ko uwo muntu icya mbere kibaho yigishwa kureka kutubaha Imana. Kutubaha Imana, hari abantu bamenyera Imana bakayifata nka boyfriend cyangwa girlfriend cyangwa sogokuru. Imana ni Imana, nubwo dukizwa tukazurwa n'Umwami kubw'ubuntu bwe, tuguma mu cyiciro cyacu cyitwa abana b'Imana, ntabwo twita Imana, ntabwo tuba Imana. Mujye menya n'iki kintu, nta nubwo iyo tuvuze nk'umwana w'Imana, ntabwo uri umwana w'Imana muri kategori yo Kristo ari umwana w'Imana. Ibintu ntibakabiromantasizinge ngo babigire romance, noneho ngo ubitakaze ukuri kw'ibyanditswe byera. Oya, turi abana b'Imana by adoption, Kristo ni umwana w'Imana by generation. Nyine bifite ikindi bisobanuro. Kuri we yavuze ngo ni umwana w'Imana, bivuze ko ari Imana. Kuri twe tuzarinda tuva hano tujye mu bwami bw'Imana tutaretse kuba abantu, ahubwo bazaba ari abantu bahawe ubwiza. Muzasoma Abakorinto 2:15. Ntakagire rero gushuka ngo aromantasizinge ukuri, asoze yambuye icyubahiro umwami w'abami, wakuzamuye agushyize ku rwego ruzakurimbuza. Oya, uyu muntu rero yigishwa kutubaha Imana. Icya kabiri, irari ry'iby'isi. Mwabyumvishe bizakubwira ko wazutse? Nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ngo ikizakubwira ko wabyawe bwa kabiri ni uko uzaba uvuga ko ijuru ridakorerwa. Oya bavandimwe,
nubwo nabyo ari kimwe mu nta muntu n'umwe waba yarabyawe ubwa kabiri ngo ibyo areke kubivuga icyo mu cyumvi, kubera ko Kristo niyo yavuze ngo abatura umwami mwami, yaravuze ngo ni abatura uwo mwami mwami, ariko bakongeraho gukora ibyo nategetse, bakongeraho gutinya Imana, kubatanga, bakongeraho icya gatatu, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka. Ngaho mbwira, waba uri muvandimwe ufite muri telefone yawe kuri screen, sinzi inkumi, sinzi imodoka ngo ufite inzozi Tesla cyangwa se indi, ngaho barora umudo bawe ni aba generals ba Amerika cyangwa ukabona ufite ari by'isi. Ibyo n'abapagani bazi neza ko rwose arizo nzozi zabo, usenga umubiri wawe, irari ry'ibyisi. Wibuke ntabwo ari umuntu gusa irari ryabyo rwihishwa umutima wawe ukavuga uti bavandimwe. Rero dukomeje icya gatatu, ngo bakajya kwirinda bavandimwe. Aha niho rero ruzingiye. Umuntu ugasanga arimo arabona ngo ariko kunywa inzoga bitwaye iki? Bibuzemo kwirinda. Ibyo ntibihagije. Ese kwifotoza mfatanye n'abakobwa bitwaye iki? Bibuzemo kwirinda. Ese kubetinga mu bintu by'urusimbi bitwaye iki? Bibuzemo kwirinda. Murabyumva bavandimwe? Ikindi, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ariwe Imana yacu ikomeye n'umukiza. Ni ukuvuga icyo ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ni uko hari n'ikindi kintu kitari mu bikorwa cyitwa kuba wicaye utegereje ibyiringiro byo kugaruka kwa Kristo. Rero bene uwo yiboneza nk'uko waboneye, niko Yohana yavuze. Murumva bavandimwe, hari inyigishirize nasanze yarafashe intebe y'ubwami, ariko na mbere yari hari nyine yaho abera abantu batura bakanizera, wenda mu kuri bashaka ko ari abana b'Imana bafite intege nke nkatwe twese, bafite ikibazo cyo kugira urujijo amategeko y'Imana afitanye isano ki n'umwana w'Imana, bigasa nk'aho amategeko ari umwanzi, ariko si byo bavandimwe, ntabwo ari byo. Paul yaravuze ngo njye mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, Abaroma 7. Yaravuze ngo amategeko ni meza, ngo amategeko ni meza, ngo ku buryo mwumva bavandimwe, ngo ari ay'umwuka, ngo kandi ngo niyo ari we yifuza ngo amwifurize ibyiza. Niyo bakora no 2:9 bivuga. Amategeko y'Imana siyo kibazo, ndetse bivuga ibizaba, ivuga mu Baheburayo 8 iravuga ngo nzabahamwe nyine nzababyara ubwa kabiri, ariko si icyo gusa, ikizava muri uko kubyara ubwa kabiri kwabo imigisha igize isezerano ry'amaraso ya Kristo. Aravuga ngo iminsi igiye kuza niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasekuruza, ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbitewe, niko Uwiteka avuga. Isezerano ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli. Hanyuma iyi ni Isirayeli y'Imana. Rero bavuga mu hagati ya 6 intore z'Imana zose aho ziri mu ndimi zose no mu moko yose. Ngo hanyuma y'ibyo, iyo minsi niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Murabyumva? Nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, nyandike mu bwenge bwabo, bagendera imbere yanjye banyubaha, hanyuma ibyaha byose nzabibuka ukundi. Hepfo kuri 12 niko avuga. Uwo rero wabyawe ubwa kabiri, icyo gikorwa, ibyo mbese ngo new covenant is better than the old covenant. Ako kajambo ngo iriruta, ku murongo wa 6 bavuga ngo ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, urusha uwo mu isezerano rya kera kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo. Riruta mu buhe buryo? Muri ryo harimo guhabwa uwo mutima ubasha noneho kumenya Imana ukwiriye.
ukazuka bya bindi byose navugaga muri Tito ukabihabwa muri package. Bavandimwe, ibi nibyo kubyarwa bwa kabiri. Kubyarwa bwa kabiri bisubiremo ni Mwuka Wera uza kuri wowe akaguha a new principle, a new desire, nka ya ngurube yarebaga hasi akakubura amaso ukareba hejuru, warangiza ugakundira Imana ko ari Imana, ukemera ibyo uvuga kuri Kristo ko yaje ku isi kugira ngo atange ubugingo umwizera buhabwe, ukabuhabwa. Ariko ikindi, kubyarwa bwa kabiri bibanziriza kwizera, ahubwo uwizeye niwe ubyarwa bwa kabiri. Reka wenda nsome ku cyanditswe nsorezaho kiri mu Batesalonike ba kabiri. Ikindi ijambo ry'Imana si ryo tubyarwa bwa kabiri. Tubyarwa bwa kabiri ni Imana, Mwuka Wera, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rikoreshwa, ni igikoresho. Kuko abantu benshi bajya bavuga ngo yigisha ijambo ry'Imana gusa ngo ibyo, ugasanga abantu babikize nkaho izo mbaraga zabo zo kwigisha arizo ziri umuntu. Ibyo ni ikosa. Kubera iki? Niba ari ibyo, Kristo ntawamurusha kuba faithful, ntawamurusha kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bweruye, ariko se abakijwe ni bangahe imbere ye? Reka mwumva aravuga ngo, ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyije agakiza gaheshwa, umva ko gakiza uko kagenda, gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ayo magambo abiri atandukanye. Kwezwa kuva ku mwuka mu Cyongereza bavuga ni ukuba quickened by the spirit, gukangurwa mu buryo bw'umwuka, ukazorwa ukava muri Adamu wa mbere ugashyirwa muri Adamu wa kabiri, noneho ukajya wakwizera. Bavandimwe rero, reka ndekeraho, umwami adufashe icyo kintu tugitekerezeho, tukiteho, dufate rwa rugero rwo kwa Balamu na Baraki. Muribuka indogobe ye yaraguye yanga gukomeza, arangije arayikubita, yarangije aravuga, irambwira ati uramura iki ko nsanzwe mwumvira? Ngo Imana imufungura amaso, abona marayika ufite inkota. Ayo maso rero atari afite, ayo maso uriya muja wa Elisa atari afite y'umwuka, niyo Imana ihereza umuntu yimuzuye. Nibyo byitwa kubyarwa bwa kabiri. Uwo muntu rero Imana imaze kumubaga ikamugira mushya mu buryo bw'umwuka, niwe noneho, nibyo Paul yita ngo namwe yarabazuye, mwebwe yarapfuye muzi ibyaha n'ibicumuro byanyu. Niwe noneho ubasha gusobanukirwa ati koko ijuru nirikorerwa, koko umuntu abona ubugingo buhoraho binyuze mu kwizera Yesu Kristo, akongeraho kuba yahawe n'imbaraga zo kubasha noneho kwakira Kristo koko nk'umukiza n'umwami we, no kujya rwose ashaka kujya ahora asenga asaba Imana imuha izo mbaraga. Ngibyo kubyarwa bwa kabiri. Murakoze, uwagira ikibazo yakibaza.